muri ibyo ngibyo Linda niba hari abantu bamugira inama zatandukane nawe. Ariko se kubera iki? Ntabwo nigeze nishimira iriya couple. Wowe se utishimira iriya couple, wowe urinde wo kutishima. Kari agatipe n'akayesko bihita bigaragaraga ko nta fikirimo. Urumva? Nuko abantu basenyeye urugo. Bagusenya. Mumbabari. Kiriya kigoryi naragikunze ngituma abantu ko ngikunda kiranga kijya gukorera kari agatipe gafite fosete nk'izadumba kameze nk'agatinganye. Urabira bintu byarambabaje. Urumva? Linda kuba yarasohokanye n'uyu muhungu. Biri mu bintu byanshenguye umutima. Linda abagabo bose bashakaga Linda nanjye utankuyemo. Noneho hari umugabo witwa Bamenya. Bamenya nuzi ko atararongora. Yarongora gutese kandi afite umugore arongora mu byizi. Bamenya yari yaranze kurongora. Azi ko Linda azatandukana na Zaba. Zaba Miss Call. Nawe waramukundaga. Bamenya? Yakundaga Linda. Akazajya amutegereza. Linda yagiye muri Bamenya ari nkanuza. Yari ameze nka ruswa. Nk'ukinisha umukobwa. Ushaka ruswa uvuga ati no mukobwa nimugana nawe gutya nimushira muri filime umunsi umwe hazasha akora iki ame ku bidudu. Bamenya yari yaramamagaye yarambuye n'izina tuzita Linda rya Kisilamu. Ndakubujije. Nuko ariko abonye kari agatipe bashyira amafiltre muri Snapchat mwakambura Linda man. Mwakambura Linda. Biragoye. Ntabwo bigoye kari agatipe se bigoye gute se? Hariho save the date uno munsi. Nta bya save the date uri bazatandukana. Ye Linda bampaye nimero ye ntuzera mu nterete ya rega. Ariko none nareba ubwanwa bwa kira kigoryi urumva batandukanye urumva nareba agasura kanje gahurutiye nk'ifarashi nasubira inyuma urumva niyo wagurisha inka za Masisi zose ukazishira ku iz'abanyamurenge. Sports, showbiz and trending stories with Danny Emerson. Abandi ariko kari akantu numvise nkukunze ukimara kubwira kari agakobwa ko kagize kavuye mu nka kakandagira muri kiriya kigoryi naragikunze ngituma abantu ko ngikunda kiranga kijya gukorera kari agatipe gafite fosete nk'izadumba kameze nk'agatinganye. Urabira bintu byarambabaje. Urumva? Linda kuba yarasohokanye n'uyu muhungu. Biri mu bintu byanshenguye umutima. Linda abagabo bose bashakaga Linda nanjye utankuyemo. Noneho hari umugabo witwa Bamenya. Bamenya nuzi ko atararongora. Yarongora gutese kandi afite umugore arongora mu byizi. Bamenya umuntu arongora mu byizi uramuzi? Umugore wa Shizo. Umugore wa Shizo? Wow, ni nunda. Ariko Linda kirimo oya ubwo narangije uwigeze kuba we ubwo nabikubwiye kandi ugerageza ubyumve. Oya Bamenya yari yaranze kurongora. Azi ko Linda azatandukana na Zaba. Zaba Miss Call. Nawe waramukundaga. Bamenya? Yakundaga Linda. Akazajya amutegereza. Linda yagiye muri Bamenya ari nkanuza. Yari ameze nka ruswa. Nk'ukinisha umukobwa. Ushaka ruswa uvuga ati no mukobwa nimugana nawe gutya nimushira muri filime umunsi umwe hazasha akora iki ame ku bidudu. Cyangwa nzamwifatire murongore. Amugira umugore. Icyo gihe Zaba yari manager wa Linda. Zaba nawe ku bufaranga buke sinzi ahantu yari niba yari yaragurishije ikibanza cya nyina.
afungura kari kasito Mm. i Remera Mhm. ashiramo Linda bamenye yagiye kuza asanga umwana yarakoze iki yararangiye kumufungurira ari kasito bamenye adafite ahantu ajya Mm. bamenye bari baramukase wa kundi boro y'abasilamu bayikata bayikuraho agashishwa Kumusiramura. baramusiramura Mm. yari asiramuye kuva akiri umwana ariko kubera gutegereza Linda ubu gashishwa karagarutse aho tuvugira bamenya akeneye kwisiramuza bwa kabiri bane mawujuda Uraharabika. bwa kabiri bamenya we ukeneye kwisiramuza bwa kabiri mawujuya Mungu wangu. Bazamusiramura bwa kabiri se. agashishwa karagarutse Ariko babejya afite amafaranga. bamenye icyo mwangira Umukaritasi afite umunwa Agira umunwa ariko bamenya ni ubuhangamo. cyane cyane Ni umuhanga. Urwana rwiza Ni urwana rwiza ruzi gushaka amafaranga. ariko ibintu yari bihaye byo kugaburira abantu ngo kuri ride yabihombeyemo Bose bagaburiraga ngahe. bamenya kuri ride buri kuri ride bamenya ajya gatanga $6,000 Yabagaburiye iki se? umuceri fanta ibiki n'ibiki bazanaga intende kuva muri Arabie Saoudite bamenya niwe muntu wa mbere wajya guzana umuceri bazana kuri ride imifuko nk'itanu ivuye muri Tanzania yose ya miceri mi Tanzania ya danje bakayizana iri kuri basi n'imisoro yose bavuga ngo bagiye kuyiranguza kumbe igiye kwa bamenya kuri ride bamenya gaburira kuri ride ya mbere n'iya kabiri mu mwaka yabikoze kumara imyaka nk'itanu icyo bakita sadaka mu idini yacu y'abayisilamu niyo mpamvu nkunda n'abamenya mukundira icyo ngicyo bamenya yari yaramamagaye yarambwiye n'izina tuzita Linda rya Kisilamu ndakubujije nuko ariko tuzamwita Safina kari agatipe bashyiramo amafiltre yo muri Snapchat mwakambura Linda man mwakambura Linda biragoye ntabwo bigoye kari akatipe se bigoye gute se hariho save the date uno munsi nta bya save the date ujya bazatandukana ye Linda bampaye nimero ye ntuzera mu nterete ya rega ariko none nareba ubwanwa bwa kiriya kigoryi urumva batandukanye urumva nareba agasura kanjye gahurutiye nk'ifarashi nasubira inyuma urumva niyo wagurisha inka za Masisi zose ukazishyira ku iz'abanyamurenge uru rugo rye ntabwo ruza kunyemera urumva nimero yari ndayifatanya ivana muri telefone ndayijugunya n'uyu munsi yategereje ko nzamuhamagara ntabwo nigeze muhamagara nkunda Linda we kubera Linda ari kurushaho ntabwo ari kuri ikigoryi umuntu yavuze rero vugisha Godfather ati nta mukobwa uvuga mbere nampamagara natampamagara azabireke Linda ari kurushaho uti n'umuntu yavuze ko azaba muzayaka biracyashakaga content sena bajyanye yamubomoje we agendeye hirya irake yashakaga hariya nta bintu birebire yashakaga ntuzi bomuje yaka umuntu wenyine ushobora gukura Linda kuri uwo mugabo ni njyewe kandi ntabwo ndi interested kuri uwo mugabo nanjye yanshizemo nka $2,000 wanjye hano ntabwo urafite $2,000 ndakubujije ariko Linda ndashaka kukubwira ko anytime njyewe mba naha turimo turavugira ndimo ndarya ubunyobwa Linda niyirije iminsi kugira ngo uzatandukane nako kagabo Linda nije mugabo n'ubuntu bw'ubudimpozi bw'ubufasete ubona ko kariya nini it's matter of the time urumva Linda nije mugabo gushobora dore ukuntu nzinduka
twarwo burushaho kuba ruzamana kirya ubunyobwa bro. Mani ibyo iboro narabiriye urumva, narabiriye biragira iyo mbiriye bihita bimbangamira sinzi ukuntu mera mu ntuza biranze. aho Linda ari hose mumwereke Dumba ibintu yibereyemo, ndimo ndacyanye. Igihe nakubwira kimwe, umva abakobwa beza banyuze muri iyi ntuza ka Linda karimo. Linda arimo Linda niwe wavuye mu cyaro araza agize i Kigali, ibintu bigenda neza, uburanga bwe bukomeza gusaza abantu, gafite uburanga bwiza, gafite agasura karyoheye amaso kabisa. Linda anytime ushaka kuva kuri uwo mugabo jye nari ubunyobwa. Aya buri ibyo ngibyo Linda, niba hari abantu bamugira inama zatandukane nawe. Ariko se kubera iki? Ntabwo nigeze nishimira iriya couple. Wowe se utishimira iriya couple, wowe uri inde wo kutishima? Kari agatipe n'aka escort bihita bigaragaraga ko nta fikirimo. Urumva? Nuko abantu basenyeye urugo. Urusengero. Mumbabari. Wowe nande? Wowe na Felix. Njye n'umugore twabyaranye. Ndakubujije. Muri cyase. Abarundi sha basenye urugo rwanjye gutyo. Birirwa mu Njyewe narasenze mbona nta gahunda bafite. Linda aka kantu nikaza kukugeraho nkugirira inama, dore ndi mukuru kuri wowe na Dumba ndamuruta. Funga ibyawe wiruke, ikosa uzakora rya mbere ni ukubyarira uwo mutipe. Nubyarana n'uwo mutipe YouTube cyane bazivanaho, ibi bwana by'ingurube bizacika bishire. Niba ibyo Dumba tubwiye ari byo uwo mutipe afite ingurube arizo agenderaho, ntuzakora ikosa ryo kubyarana nawe, ni nko kubyarana na gafaranga. Dumba ugira inama bari abana, ubagira inama. Urumva uziko Linda byaruta agashaka Rugumi wo muri Sudani, ariko mwagiye mureka. None se ntabwo aho gushaka none se gakubaze Dumba, ari ukumushakira Rugumi wo muri Sudani, ari umugumi atandukanye n'umukobwa wanjye, ari ukumushakira Rugumi wo muri Sudani no kumuhereza kano gatipe kagurishije ikibanza iwabo Nyamasheke, wahitamo iki? Aka gatipe Linda aragakundiraga n'umutima urakora. Ariko so umutima ni iki? Ndabwiye ko umutima umuriza basi. None se urabwira ko uyu mutipe azamutumiza imodoka nk'iya Isimbi? Mva mwabintu ndi hano ndimo ndavuga ubugoryi, ndimo ndasebya Barinda, baradukurikira banze kameze mugani n'abantu barimo baradukurikira. Iyo pano ya mbere ugeze ugahita wicara ku gihumbi, se mumugeze ku 5,000, tumugeze kuri 5 ubundi dukomeze. Reka nzamura umuntu hano ahita arisoza. Uza hano natangiriye gusebya abantu. Kadafi nta mpamvu yo kugira ngo panize abantu benshi, manze umugire kuri 5K dukomeze gahunda. Umuntu uzamuka uyu mwanya niwe wiciramo ugera kuri 5 yitaga none se gaze nkubaze. Urumva? Kadafi afite level 0 genda iyo hirya. So umva icyo nakubwiraga, ugiye kureba umuntu bita ufata umuntu wakuruwe n'urukundo hara muri iriya ntuza n'indi, dore iki ngiki kino cyakinaga nabamenye bamenye yarongora cyane. Ketchup Ukakunda kuri ketchup, nubwo ketchup bamutenda y'impanga bro. So ikintu ngiye mvuga, dore ntuzi ibintu yirukanse mu bintu ngo by'urukundo ngo by'intuza ngo by'urukundo ngo by'umutima. Inde uyu nguyu Isimbi, dore wabonye icyuma bazaniye Isimbi moto. Isimbi moto ni inshuti yanjye, ariko biriya bintu ntabwo nabikunze. Ibihe yapostinze imodoka umugabo yamuguriye, ahita yandika caption ngo God did it again Kigoryi. Iriya modoka yamaze kugera i Kigali. Iriya modoka iri i Kigali nayibonye ikiri mu bwato. Yaravuze ngo God did it again. Umugabo nkuguriye imodoka wowe ugahita ushimira God? Oya se ndakubujije. Kuri kw'Imana
iriya modoka ubu hari haje ibintu by'ubutike iyi modoka ngo yarahita nari mfite kado nari ngiye guha icyana cyari kiraye kimpaye amaturu nanjye ndayifunga. wumvise ko bagiye gusimbuza Gatonda bagiye kunsimbuza God. ariko ntibatekereje ko ari God fada ashobora kuba ari na wowe man. wow yaravuze ngo God did it again. ngo God did it again. oya ntabwo ari njye sinjye kumurije utatuma Imana inkubita cyane. niyo mpamvu abanega banyita umupede bro. ngewe yonza kuba ndi umukobwa Godfather. Nukuri ku mwana ba Bill Gates na ba Donald Trump nari kuba nsirenga nkabagira kuba nakabaye ndati ikintu cyitwa igitsina gabo. Ungurira Chanel yonyine nkahita my baby rocks nkahita niruka Kigali yose my baby did no hose kuburyo uvuga ati umugore n'uyu nguyu. Ariko ibigore by'ino minsi uragikubita ukagikubita umuzigo mani kigahita gitangira kuvuga ngo kandi ngo Katonda ngo God ngo did it again naruje. abakobwa abana bamwe baba bari iwanyu Masisi barimo barabakubita barimo barabarasa bagira iki barimo baracukura inzahabu n'iki narangiza amasaso cyaho narangiza nkaza n'inzabaga nkayigurisha nkaza nkakugurira imodoka ugahita ngo God did it again. wasanga umuntu wese Imana nawe wagurisha inka ziwanyu Masisi ukaza hano ukagurira igikobwa imodoka cyangwa kikaza kivuga ngo God did it again waragurishije inka zawe. angaho ndakaje